ukaba Vestine cyangwa ukaba Dorcas umwe muri twebwe n'uwo sinzi niba tuzajya tugendana na izina ndumurami kamwe gusa ko kubatera amatsiko akarimbo kamwe gusa please turananiwe tuzarima mu gitaramo akantu kangana gutya tuzarima mu gitaramo niyo twabihereyeho turavuga ati batugire neza reka mbasuze kandi mbifuze byiza mwaje kurikira Wakana Zero Official reka by'umwihariko duhereze ikaze n'abakunzi bacu bari muri diaspora bumve ko atubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Itsinda rero Vestine na Dorcas ryari rimaze gusesekara hariya nyine Edmonton barimo bafata indi nyine rutemikirere kugira ngo berekeze Regina niho bagiye gutaramira ku nshuro ya kabiri. Ariko bakimara rero kugera hariya nyine Edmonton ni ibintu rero byahabereye bamwe bagiye bagarukaho cyane dore ko itsinda Vestine na Dorcas bamwe bagiye bavuga ko abatitwaye neza mu buryo nyine batasubijemo umunyamakuru wari urimo ubabaza dore ko yari yagiye kubakira nyine hamwe n'irindi tsinda ry'abana by'umwihariko nyine bari bashyiriye n'indabo. Gusa rero Vestine yagaragaje cyangwa se nyine yitwaye mu buryo butari bwiza dore ko yabashijwe kubazwa izina rye arangije arasubiza ati n'umwe muri twebwe ashaka kwerekana yuko adashaka nyine kuvuga izina rye. Ni ibintu byagiye bigarukaho ku izi mbuga nkoranyambaga by'umwihariko nyine ku bakunzi ba Vestine na Dorcas aho rero bagiye bibanda cyane mu buryo yasubijemo. Bagiye bagaruka rero ko atasubije neza cyane by'umwihariko nk'umunyamakuru wari waje kubasanganira ni hariya Edmonton aho ubwo nyine yaragiye kubakira umunyamakuru yari ababajije nyine kwibwira abakurikiye nyine iyo televiziyo y'uwo munyamakuru by'umwihariko nyine Vestine yahise ko atera indirimbo yanahawe ijambo nyine nk'umuhanzi bagomba gutangiza ka intro nyine k'indirimbo ye. Ariko mu kurangiza umunyamakuru amubajije ati uwo ninde nyine avuga ati ninde waririmbye ako gace ariko Vestine yasubije agira ati n'umwe muri twebwe. Ibintu rero bitashimishije umunyamakuru bigaragara no mu maso dore ko yahise kuyimuka ahita ko abaza mugenzi we Dorcas nawe rero mu gusubiza akimara kumva ibyo mukuru yari yasubije yavuze ati ntago ndi bujye kure y'ibyo yasubije nawe yahise amusubiza ati ni umuramyi aho kumubwira ko yitwa Dorcas. Byakomeje rero kugaragara nabi kuri kamera uretse no kuri kamera nyine ku bakunzi babo bagiye babona ibingibi muri comment bagenda bavuga ati ese kuki usuzuguye uyu munyamakuru bigenze bite aka kanya mugeze hariya ku mugabane w'i Burayi mutangiye kwishyira hejuru. Benshi rero bagiye batanga ibitekerezo nyine bitewe n'uburyo babyumvaga nyine n'uburyo amarangamutima yabo yabafashe ariko benshi nyine bagiye batanga ibitekerezo bitari byiza dore ko ku rubuga rwacu cyangwa se ku rubuga rwacu rwa Facebook bamwe rero bagiye batangaho ibitekerezo bagaragaza nyine uburyo nyine bakiriye iki kintu aho benshi bagiye bagaruka bavuga ati Vestine yasuzuguye cyane abandi bati yakabije ku rwego rudasanzwe. Hari n'undi witwa Steve yagize ati buri muntu wese aba ari mwiza aho rero bamwe bagiye bagaragaza nyine ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nk'uyu nguyu yagiye avuga ati atarumiwe cyane abonye Vestine atarasanzwe azi. Bamwe benshi bagiye batungurwa nyine bitewe n'uburyo nyine bari babazi. Mu kurangiza iyi video turaza kugenda tubereka nyine zimwe muri comment cyangwa se mu bitekerezo bamwe bagiye batanga ariko nawe waza kubisoma nyine ku rubuga rwacu rwa Facebook waza kurebaho. Uyu munyamakuru rero yabonye nyine ko bakomeje nyine kumuca amazi bigaragara nyine arangije aravuga ati nta nubwo yakomeza kuganiriza nyine iri tsinda cyane umwanya munini. Byahise ko bigaragara nkaho bahise ko barangiza nyine ikiganiro bari bagiranye cy'amasegonda dore ko nyine mu kurangiza yabasabye ko yabaririmbiraho ariko Vestine na Dorcas bahita babwira ko bananiwe cyane bagiye nyine kwerekeza hariya Regina no kuvuga nyine hariya ku mugani w'i Burayi aho bagiye gutaramira nyine ku nshuro yabo ya kabiri. Iri tsinda Vestine na Dorcas rizataramira rero aha Regina ku wa mbere ku itariki ya mbere nyine z'ukwezi kungu tugiye kwinjiramo
dore ko bamwe nyine bagiye bavuga ati bitewe n'uburyo uyu munyamakuru nyine yari yabakiriye aberegereje urugwiro ntago ari uko ngo bagakwiye kumwitwaraho nyine, ariko byose nyine byari ibitekerezo bimwe na bimwe. Gusa mu bagiye batanga ibitekerezo hari uwagiye akomeza gukenera avuga ati bitewe n'uburyo umunyamakuru nyine nawe yitwaye ababaza amazina yabo bitewe n'uburyo ari ibyamamare bisa naho nyine nabo bitwaye nk'uko yababajije. Umunyamakuru yabaje ati mwitwa bande, kandi twese turazi nyine iri tsinda Vestine na Dorcas, turabazi cyane ku buryo bushoboka cyane. Ntabwo ari ngombwa rero ko yari kubabaza amazina, wenda yari kubabaza ati nkunda kubitiranya cyangwa se uyu n'uyu. Murabyibuka ubwo Arisudi nawe yabageragaho, nawe ntabwo yari abazi kubatandukanya, gusa nyine baje kumusobanura nyine babasha kumwibwira nyine mu buryo bwa nyabwo kandi mu buryo bwiza bwagaragaye nyine ku bakunzi ba Vestine na Dorcas mu buryo bwiza. Nkwibutsa ko rero iri tsinda Vestine na Dorcas ni itsinda rimanagingwa na Irene, ariko bakaba badakunda kugaragara mu itangazamakuru ngo babazwe ibibazo bimwe na bimwe, dore ko nyine Irene aba bareberera inyungu, akaba adakunda kubajyana mu itangazamakuru kenshi cyane gashoboka. Aho rero mwaba abanyamakuru nyine iyo babonye usanga babisanzura nyine bakabaza ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ni Arisudi wabashije kuganira nabo hariya Ivankova ubwo bari bagiye gutaramira hariya muri Sunrise Church. Nta bandi banyamakuru bandi tuzi bagiye babaganiriza, kuko n'uburyo bashakaga guhaguruka nyine berekeza hariya Ivankova. Murabyibuka hagiye ikinyamakuru cyangwa se itangazamakuru rya DC Crema, murabibuka ko nawe atigeze abasha kubaganiriza, ahubwo yabashije rero kuganiriza umwe wari wabaherekeje ari we Inkindi Aisha, abandi abafata amashusho biri aho ngaho. Dore ko benshi rero bagiye batangira kwibaza bati ese koko itsinda Vestine na Dorcas baba babujije kuganira n'itangazamakuru, biba byagenze gute? Benshi bagiye bagaruka ku iki kintu usanga nyine kitabanejeje cyane, bavuga ati rwose bakwiye kugenda bakisanzura mu itangazamakuru. Bamwe nyine babamenyereye kuri MI Empire, bakavuga ati rwose turabakene no mu yindi tangazamakuru rindi ritari MI Empire, tukumva ibibazo bimwe na bimwe, dore ko buriya ashobora kuba Irene babaza ibibazo bimwe bihoraho cyangwa se nyine bizwi babaziranyeho, bikaba bikene n'ibindi binyamakuru nyine kugira ngo bababaze n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Byose rero byagiye bigarukaho nyine by'umwihariko nyine ku itsinda Vestine na Dorcas ubwo bari bagiye kwerekeza hariya Regina, ariko nyine ku itariki ya mbere tuzabatangariza uko byagiye bigenda nyine, kandi byinshi byagiye biranga muri iki gitaramo aho dusanzwe tubigenza, dore ko tutajya tubatenguha. Wowe icyo usabwa rero no gukanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza nyine bera no kuri Wakanadel Official bijye bikugeraho 5 kuri 5. Jye mwabanye nyita DJ Wakanda Famous, ndabashimiye.